Reka tubashimire inshuti bakunzi b'Intumwa Gakiza TV, murabimenyereye yuko duhora tubashakira ibyiza. Uyu munsi nabwo tubazaniye ibyiza biruhura imitima yanyu kandi bigufasha mu rugendo rugana mu ijuru. Uyu munsi rero tubazaniye ubuhamya, turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umupasiteri ndetse n'umupasiteri mukuru w'inararibonye ufite n'imyaka myinshi, kandi igihe cyose yamaze akaba akiri umurokore, akakiri umukozi w'Imana ushimwa n'Imana ndetse n'abantu. Rero uyu munsi agiye kutugezaho ubuhamya, ntago ndamuvuga izina, ni umuntu w'umusaza nawe ari buze kubanza kwivuga hanyuma atugeze ubuhamya bwe. Njyewe rero muri kubona kuri ekara zanyu nitwa Ndarisabamungu Paul Clement, muramenyereye mu biganiro by'Intumwa Gakiza TV. Reka mbabwire ngo ni mukore subscribe, hari ijambo riri hasi ryanditse ngo subscribe mu ibara ry'umutuku, ni muri kandeho rihita rihinduka umukara, hanyuma mukande no kuri akantu kameze nk'inzogera. Iyo umaze gukandaho kazana utuntu tw'uturongo tubiri hejuru gutya, kanda kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byose Intumwa Gakiza TV ishyizeho uzajya ubasha kubibona. Hanyuma nyuma yaho kandi numara kubona iki kiganiro hamwe n'ibindi biganiro byose twashyize ku Intumwa Gakiza TV, bihereza abandi bantu, kora share, usharinge ku bandi bantu kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze gukwira hose. Imana iguhe umugisha hamwe natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka duhe ikaze rero umukozi w'Imana, aratangira twibwira, narangiza arasenga Imana, twinjire mu kiganiro cyacu cy'ubuhamya. Ni kare umukozi w'Imana. Murakoze, ikaze, Imana iho umugisha. Nitwa Bitonda Aloyizi, ndi umupasiteri mu itorero rya ADPR muri paruwasi ya Muhoza, nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Reka rero musenga Imana, nyuma yo gusenga Imana mutugeze ubuhamya nateguye kugeza ku bantu kuri uyu munsi. Mana Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, mu izina rya Kristo umwana ukunda turagushimye, turagushima ko waduhaye agakiza ku buntu, waduhinduye abana bisumba byose, turabaragwa b'ijuru. Turagushima kuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera Kristo wamenye amaraso ku musaraba ku bwacu kugira ngo ducungure. Turakunezerwa cyane kuko turi muri wowe dufite amahoro, turi muri wowe dufite umudendezo, turi muri wowe mwami, tuba dufite ibyiringiro bidashidikanywaho kuko bana tukaturagira ukaturinda. Reka tugusabe rero ikiganiro tugiye kugirana n'abakozi bawe mwami, ukigaragaremo mwami, ubuhamya dutanga bwo gufasha imitima y'abantu benshi. Urakoze kukubana natwe, niko tubisabye Imana mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen. Yuko atizwe Umwuka Wera, ugasanga bamwe barabyitiranya, abandi bakabyita ibindi, bamwe bati nibyo bishyiramo, abandi bati nibyo biha. Ni gute burya mu magambo make wenda ushaka kuvuga mu masegonda 10 byakugendekeye bitewe bya bikubaho? Bimbaho, narasenze kugeza igihe numvise umunezero utangira kwa mwinshi, tangira kumva ndanezerewe. Kandi utangiye kwinjira mu mwuka, abantu bagiye baza ngo mbese umuntu yasenga wakamara amasaha isaha ngo iminota ngo ari gusenga, amagambo atangira kujaza, noneho utumva yisukira nk'urubura aza muri wowe. Kumva amagambo araza kandi uranezerewe, waravuga akamanuka, n'uwaje kumva ko utangiye kuje mu mwuka, utangiye kuvuga nawe indi mutazi. Ntabwo ari zo umuntu aba yize, ntabwo aba ari kuzisobanukirwa, kirekana n'umuhawe impano yo kuzisobanura, kuko Pawulo avuga ko haruhabwa impano yo kuvuga mu zindi ndimi, hakaba n'umuhabwa impano yo kuzisobanura. Ariko gusa icyo wumva n'umunezero, kandi ntabwo batakaje control, uba wumva ubwenge bawukora neza. Ubwenge bubatijwe mu Mwuka Wera rero, bubatijwe mu Mwuka Wera, noneho ngira imbaraga n'ishyaka byo gukorera Imana. Nino zanshobozi guhagarara mpamya ko ntazasubira inyuma, kuko n'ubundi Yesu yari yaravuze ngo muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. Nuko ubwo rero icyo gihe wakoraga umurimo w'Imana w'ubwarimu utarasengerwa, gusengerwa ku buvuga butumwa. Kandi urumva nari narabyanze, bari kunsengera se ntarabyemera, ntabwo bari kunsengera ntari kubyemera. Nuko iyo najyaga gusaba rero ko bampa umuvuga butumwa, arambwira bati tuzareba, tuzamuguha. Wari uyoboye igihe kiragera ati tuzabanza tuze tuhasure. Baza kuhasura, basanga umudugudu twari tuyoboye umeze neza cyane, baranezererwa, barishima, baravuga bati bukomeje tuzagusubiza. Ariko ngiye no kwezi baranyirurira,
barambwira baterega umwarimu niwe nta wundi twabuze undi cyangwa nawe umuduhi ndavuga ni izindi gushiraho abarimu n'ingi batanga ko abakristo bahari mukagira n'abayobozi benshi. Ubwo rero nubwo mbahakaniye baravuga ati niwe tubona nta wundi, tukubwiza ukuri nta wundi. Noneho kubera muhamagaro undimo nkumva ntarabijugunya ngo mbireke, ariko kandi nkumva ntabikunze. Byari kumbera byiza no kwabona undi utiyobora nanjye nkaburwaho nkazamufasha. Imana rero yagushatse uko wakwiyobagiza kose irakuzana, kiretse unyirane n'ubwo abantu bavuga ko nta kiranira Imana kandi nta nunanira Imana. Iyo wanze ukaja mu byaha uba wayinaniye, ndihafata ku ngufu, tifata ku gahato. Ariko numvaga nirindi cya uko nshobojwe nk'umuntu, sinavuga ko ntacumura cyangwa ko ntakosa, ariko numvaga ngerageza mparanira gukora by'Imana ishaka, nkirinda kunyuranya n'iby'Imana ishaka kuko ijambo ryayo riri. Nyuma rero twaje kugwira ndetse turavuna, tubona umwarimu dufatanye umurimo w'Imana, turavuna indi midugudu igera kuri 2. Kigiye ntangira kuyobora imidugudu 2 nifatanije nkaje nyobora, aho ntateranye ku cyumweru nkaba mfite umufasha akahasigara ku kindi cyumweru ngakora gutyo. Icyo gihe gwari waremeye, ariko noneho nyuma naje kwemera kuko baravuze bati byararangiye. Bigeze aho muri 2023 niho nemeye responsibility. Ubwo noneho mba umukozi wemeye kuko nabyanze biraho, ntaho nari kusunika cyangwa se ngo mpakanira Imana ngo nivumbure reke Imana ko numvaga ntayivaho nta cyayinkuraho. Ngiye buri muri icyo gihe nuko nakomeje. Hari ijambo muvuze ryitwa kuvuna muri iyi minsi, sinzi niba bikibaho, ibyo byakorwaga gute? Havunwaga mu buryo bwinshi. Uburyo bwo kuvuna bwari butandukanye, ariko nk'abakozi bikambere ku bakozi uko bavunaga nuko bafataga, iyo wabaguri wenyine wafataga nk'akagoma. Umuntu ashaka kuvuna wenyine, ndavuga ugiye gutangiza umurimo nta bandi bantu ufite aho hantu, uriho wenyine uyu umwe gusa, ukagenda ukavuza akagoma ukaririmba. Uretse ko icyo gihe ntagikoze ko natangiriye nyura aho hari abakristo, iyo twajyaga kuvuna twafataga akora tukajyana nayo. Ariko hari abandi bajyaga kuvuna bagitangira nk'ahana, akagenda akagera akavuza akagoma, abana bakaza bagashungira karirimba, n'abagore bakajya baza buhoro buhoro baje gushungira umuntu usa nk'uwataye umutwe. Hari n'uwo barebaga ngo yewe ngo cyangwa se ngo nodisi ngo ntiyasaze ngo ari umuntu kimwiza ngo so ngo ntameze neza ngo ariko yarasaze ngo nukwigwa ngo wazirana akagoma, ariko ubona ni umusazi utarwana udatera amabuye. Bakabona bakumva ibyo avuga ni ibintu bizima bisobanutse birafatika, donc ugahinduka ikibazo bakakwibaza bati ashaka ko yarasaze, abandi tinyamaza ashaka ko ari muzima, ari muzima. Ubwo iteka ryose abanzaga abana hagakurikira abagore, burya bagabona aho bajya bumva n'intagondwa. Byaratinze, ariko ku ruhande rwanjye mvuze ngo icyo ubwo buzima nawe bayemo nabambeshye, kuko dutangira twajyanaga na korali karirimba, bari twagera turi n'abandi 2 mwakayobora ndakigisha umudugudu ukaboneka aho hantu. Nuko twagiye twagura umurimo w'Imana. Icyo gihe mwari umuvuga butumwa, naje gukomeza kuzamuka mune, naje gukomeza icyo gihe. Nyuma yaho hari icyo bitaga sous-centre cyangwa se ubu nicyo twita ihuriro ry'imidugudu aho batangira igaburo ryera. Muri maze kwakuke wacu habaye ihuriro, wakabaho ngo uriya n'umuyobozi wa sous-centre. Rero baza kunsaba ko nawe umuyobozi w'iryo huriro, ndetse nabwo mbanza kubakana ndavuga nti umudugudu wacu, ihuriro ryacu ririmo abavuga butumwa b'abagabo bakuze, bantu tubukuru, bandusha inararibonye kugira ngo nje kuyobora umudugudu urimo abagore n'abagabo, noneho nyobore n'abavuga butumwa. Ndumva atari byo. Barambaza bati se muri bo hari ukurwanya? Ndavuga nta urwanya, dukorana neza umurimo w'Imana. Baravuga bati ntacyo rero, ntabwo umuntu w'Imana imuhamagaye tukubona nk'umuhamagaro, ntabwo akora kubera ko afite imyaka myinshi, ahubwo ni umwuka w'Imana umuyobora iyo yumvira Imana.
bityo rero naje kubemerera turayobora iryo huriro bigeze muri 75 nibwo narongoye 75 nzana umufasha 76 nza mu ishuri rya Bibiliya ku Gisenyi. Reka tugaruke kumufasha aho ngaho. Uzanye umufasha uko muzehe yari yaravuze ati umwana wanjye yarananiye arigendera, nabo banyogosenge bafatanyaga na muzehe mu bijyanye na rya dini ryabo gakondo, bakabasa nk'abakoretse kwisigara ku Mana n'abasenga. Ubwo muri famille wari ugifite ijambo ku buryo ubukwe bwagenze neza, barabwitabiriye. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ukuri, riravuga ngo bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Igihe cyarageze habaye ikintu gisa n'igitangaza Imana ikora. Ubwo urumva kuva muri 70, ubundi jewe nakijwe ariho yaragiye gusaba. Ubwo muri 70 yari yagiye mu nakundanye n'umukobwa, yagiye kubaza abakira baronguraga bakiri bato, bari bafite imyaka 18, yagiye kubaza kugira ngo aganire na se w'umukobwa iby'amahirwe make, asanga nta buriyo. Asanze nta buriyo rero aragaruka. Ubwo akigaruka ore yo gusubirayo, ubwo nakiriye agakiza. Ubwo birangiriye aho ngaho. Ubwo rero kuva muri 70, umwaka 70 urarangiye, 71, 72, 73, 74 yararahiye nyine ngo ubwo ariko atangiye kugenda acururuka. Noneho agira ikibazo, atinya kumbaza. Ikibazo yagize ni iki? Yabwiye mwarimu twakoranaga muvuga butumwa witwaga Bitaha Thomas, aramuza atari ko uriya mwene wanyu, niko yavuze ngo uriya mwene wanyu ko mujya muganira ngo aho abaga muzima. Ndatese iki? Atumva igitumye nibaza ngo bamuzima, mbona nta kanunu ko gushaka, ntatekereza gushaka, none uzamumbarize ngo ubaga muzima. Araza arambaza, ndamubwira uzamubwire ngo ndi muzima, ariko ko yarahiye ko atazansabira, kandi ko nta kwisabira, ntari imfubyi ngo njye gufata abo mu yindi miryango, nicyo cyambujije. Aramubwira ngo aha, ngo iby'ubu se data ngo azagenda arambagize. Mbega nuko byagenze. Uko niko kugarukiye Imana igikemura ityo, iragikemura. Urumva ore kugira ngo muterete bari bazi ko nzababara cyangwa nkivumbura, Imana iramfasha, numva ntacyo bimbwiye, ndakomeza urugendo rwanjye. Ubukwe burataha, abonye ntakibaye, nuko ubukwe burataha muri 75. 76 rero nagiye mu ishuri rya Bibiliya ku Gisenyi, mara y'umwaka. Nkimara y'umwaka ndangije numva ngo nzakomeza ngasubirayo. Ubwo batangira kuntuma, ubwo bantuma aho bita Gatumba. Ni Gatumba, ni mu cyahoze ari komine Kibirira, naho ni muri hari prefecture ya Gisenyi, naho ubu ni intara y'Iburengerazuba. Ndagenda nkorayo, hari mu kwezi kwa 7 ndibwira, kwa 7 mara y'amezi 6 nyarangije. Mu kwezi kwa mbere nibwo bakoze inama hano mu Ruhengeri, kuko ururembo rwa Ruhengeri rwayoboraga rukagera n'iwacu. Paruwasi ya Jenda, paruwasi ya Kabaya, paruwasi ya Gatumba, zibiri muri Gisenyi, mu cyahoze ari Gisenyi, noneho n'igice cya Nyakabanda aho bita Ijurwe. Ubwo icyo gihe bakoze inama baje mu Ruhengeri, nibwo bapropose bashaka kongeramo abakozi mw'abakuru b'itorero, bapropoza kunsengera nk'umukuru w'itorero. Ubwo nibwo wasengera muri 70, ubwo urumva ko byari bivuye muri 70, muri 76. 76 niho narongoye, 77 njya mu ishuri, noneho urisohotsemo witwabwa inshingano. Yego mpita mpabwa banyohereza Gatumba, mara y'amezi 6. Sinzi ne bari mwigerageza, banyuhiriye nabonye bantu masindarinzi icyo bagambiriye. Nibwo bamwe bati twateganije kuza kugira umukuru w'itorero.
ariko numva nabyo ni umutwaro uremereye. Nkumva ko iyo baguhaye inshingano ni nk'aho wari ufite kilo 50 akongeraho izindi 50. Ab'intwari bo bumva bisamira hejuru, ariko abanyantege nke hari bo banza bumva ko umurimo w'Imana uremereye no gukongerera ibiro ku byo wari wikoreye, umutwaro ko wari wikoreye. Nicyo natinyaga, nkumva ko umurimo w'Imana ari umurimo utoroshe uremereye. None nkavuga nti niba nayoboraga umudugudu, nkayobora ihuriro, none ngiye kuyobora ihuriro nitwe umukuru w'itoro, ndabwo nzabasubiza. Ngira ngo bazarambirwa, nibumva ntabasubiza ndavuga mbwira pastor ngo nzagusubiza, ariko umutima barabwira ngo ndavuga ngo nzamwihorera ubwo narambirwa yumvise ntamushubije, bazasengera abandike bandeke, ndamwihorera. Hahise ibyumweru 2 rero arongera aramamagara aramubwira ngo uri umunyagasuzuguro mwese kubera iki, nagwa ikibazo nibansubiza. Nuko nabonye ari umurimo ukomeye, aramugura aranyigisha, ariko nanone nkuko nabivuze umurimo w'Imana numva iteka ryose muri Imana. Nuko kandi rimwe nakagombye gutekereza ngo nubwo base ni intege nke, ariko nsanga hari n'abandi babaye nkanjye. Niba ko Mose Imana imugiye kumutuma yaravuze ati rwose ati reba undi utuma ati nge sinzi no kuvuga, ntaho nahinguka imbere ya Farawo. Ubwo rero nsanga nanjye ndi umunyabwoba nka Mose, uretse ko ntari mfite imbaraga nk'izi. Ubwo ndavuga ngo hari abandi bajyaga batinya responsibility. Nibuka ko Yeremiya nawe Imana imuhamagaye yarayibwiye ngo dore ndi umwana muto ngo sinzi kuvuga. Ngo sinzi kuvuga. Imana irabwira ngo bivuga ngo sinzi kuvuga, ngo ahubwo icyo nzakubwira nicyo uzavuga. Shiza amagambo yanjye mu kanwa kawe, icyo nzakubwira nicyo uzavuga. Nsanga rero hari n'abandi bagiye bagira umutima utinya nkanjye. Ubwo icyakora ndemera baradusengera, badusengeye muri 78 n'umunani, kuko navuye mu ijoro ryabera ku Gisenyi mu kwa 7 noneho ayo mezi 6 nyamarayo ba 7 n'umunani niho badusengeye mu kwezi kwa 2. Bamaze kudusengera ubwo ndakomeza umurimo w'Imana, ariko banyohereza mu cyahoze ari komine Satinski, ubu ndi mu karere ka Ngororero. Satinski naho mpakora umwaka urangiye, barongera baranyimura bansubiza i Gatumba. Ubwo ni 7 naho mamara umwaka barongera baranzamura banzana i Gaseke ku Kinanira, noneho muri rya torero nabateririjwemo mpakora imyaka 2 muri mirongo. Ubwo ni muri mirongo oyani muri 80 yini muri 88 kuko ubwo ihindiro Gatumba ntakoze, nasubiye muri 89 muri 79 noneho muri 81 nkora ku Kinanira. Paruwasi icyo gihe yabaye paruwasi twarayimwe tuyishyira muri Kabaya, aba paruwasi akabaya, aho icyo gihe hari superefegitura hakaba n'ibitaro. Turavuga ngo reka siege tuyishyira ahantu n'ubundi hari ibikorwa by'iterambere. Ubwo rero bibaye muri 82 tariki 12 z'ukwa 2022 nibwo banyimye banzana hano mu Ruhengeri. Yego sinzi rero ndumva ariko byagenze. Icyo nahita nibaza kuba kwimuraga cyane pastor, hamwe umwaka hano imyaka 2 amezi 6 byaterwaga n'iki? Ntabwo icyo nagisubiza, barafite icyo bashingiyeho nge ntazi, ntabwo bambwiraga impamvu, nta nubwo nabajije impamvu. Ariko muri make hari igihe byaterwaga n'ubukene bw'ahantu, ko nagiye mbibona bakareba ubukene bw'ahantu bakavuga ati genda ujeyo, ariko bakahanyereza numva ntanahashaka. Ubwo bukene no bukene bujyanye n'iki? Wenda nimvuga ubukene cyangwa crise nuko habaga hari ibibazo, noneho bakanyoherezayo kandi bagira bigakemuka.
Imana yagerageza yarabikemuraga Imana kandi ibibazo byo ntibishira ariko byagenda kubona ko hari impinduka ntabwo bivugira kwihimbaza ukabona ko ari byahindutse wahimbaje no guhimbaza Imana none umuntu aribaza muje muri Ruhengeri icyo gihe mwari muje ku ruhe rwego rwari kuyobora umudugudu yari paruwasi twari ku ruhembe narenge kuyobora ururembo rwa Ruhengeri arwa rugizwe nyine na paruwasi ya Ruhengeri hakaba na paruwasi ya Jenda uko nabivuze hakaba na paruwasi ya Kabaya hakaba na paruwasi ya Gatumba noneho n'igice kimwe cyo muri Nyakabanda ubwo abo bita ariko bikagenda na Ruhengeri yose ubwo noneho Ruhengeri yose uretse ko imbaraga za paruwasi zari muri ayo niyo ari amaparuwasi andi hari amahuriro muri Ruhengeri bwari butarakwiramo cyane ubutumwa hari ahantu bagiye bavuna ariko hataraza mu imbaraga habiza paruwasi icyo kitwaga ururembo muri no minsi nicyo bita regio nicyo bita regio nuvuga ngo nimwe mwabaye regionali wa mbere wa Ruhengeri ntabwo ari wa mbere ahubwo nari nsimbuye abandi babiri wahabanjije muri 72 yaje kwitaba Imana ubwo muri 78 niba nibuka neza none wari umwungirije ni wari Gatumba avayo abari bwo bansubizaho muri paruwasi ya Gatumba mva muri Satinzi aho bita Ihindiro none banjyana Gatumba ubwo rero ahageze muri 80 amaze kwitaba Imana ngo aza kumusimbura wari umwungirije amusimbuye nawe yakoze imyaka Dovarene yego imyaka 4 ubwo nawe abavuyeho ubwo naje ndi wa gatatu muraza rero muyobora regio ya Ruhengeri mukomeza gukora umurimo nyuma byaje kugenda bite umurimo wakomeje kugwa muti umurimo twakomeje gukora nkuko imbaraga zacu nkeya zingana ariko Imana ikagenda idufasha ubundi Imana niyo nyiri umurimo Imana niyo nyiri umurimo nasanze muri uyu murimo w'Imana hataba ubuhanga bw'umuntu nubwo nabwo ari ngombwa ariko haba nkuko nabivuze hakaba hariho umuhamagaro warahamagawe n'Imana warakijijwe waratoranijwe warahamagawe ugatoranywa noneho ukanatumwa kandi wamara gutumwa ukagerageza reka mvuge kugerageza ni kuba gushobora ukagerageza gukora iby'Imana gushakaho gukiranuka kugira ngo ukomeze Imana gukoresha kuko muri Timoteyo Paulo yandikiye urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo no bari mu bice bibiri Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo umuntu niyiyesa akava mu bidatunganye cyangwa akava mu bidatunganye akitandukanya nabyo hari kubivamo no kwitandukanya nabyo ushobora kugaragaza ko uvuye ahantu mu bintu ahantu ariko ibyari kuri muri iyo bikikurimo sinzi niba cyumvikana nukomeze kubarwa nk'ukiri hahandi ariko ibyahahandi biracyakurimo niyo mpamvu yamwandikiye ngo umuntu niyeza akava mu bidatunganya akitandukanya n'ibidatunganye ngo azaba abaye igikoresho cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro Imana rero bishaka ko umuntu uhamagaye n'ubundi akomeza no kubana nayo no kwicira bugufi no kuyubaha no akayikiranukira yanakosa nk'umuntu akayisaba imbabazi yicishije gufata ari uburyarya icyo gihe Imana niyo ikomeza kumukoresha cyane cyane iyo ari gukora mu murimo nanone Imana yamuhamagariye ari umuhamagaro wawe Imana igufasha inayo gukoresha Paulo yandikiye abakora nabo ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abakorinto ndumva mu gice cya 6 ubwo buntu uyukorana n'Imana kandi Paulo yaranditse ngo turabinginga uko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo
ngo bisa nk'aho Imana ibingingira muri twebwe. Ni icyo ngicyo nacyo gituma njya mbwira abantu n'abagenzi banjye nkabwira ngo ntibakirate imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ahubwo baje bacira Imana bugufi, Imana ibakoresha, bareka Imana ariyo iyobora, ibakoresha bayumvire n'igikozwe n'umve ko ari umuntu ugikoze, ahubwo bivuga ngo cyakozwe n'Imana, nge nari igikoresho cy'Imana. Kuko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko mu gice cya 3, ndumva ari mu gice cya 3, niho batubwira ngo Yesu ahamagara abashaka kugira ngo abatume, arangije ngo abaha ubutware bwo kuja birukana kwanagira inzoka na sikoropiyo, bakirukana abadayimoni. Urumva ko niba imbaraga zo kunesha Satani ntabwo ari iz'umuntu, imbaraga z'Imana. Nako Imana yatumye kuri Zerubabeli mu gitabo cya Zekariya ndibwira, yaravuze ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ngo ni kubw'umwuka wanjye. Ubwo rero icyo gihe muraje muzina muri Ruhengeri, murakomeza murahaba, ndumva uko biri kose umanza n'ahandi mwongeye kwimukira? Oya, nta handi nongeye kwimukira, gusa imirimo yo kuyobora ururembo nayikoze mu gihe cy'imyaka 12, ko nahageze tariki 12 z'ukwa kabiri muri 1982 kugeza muri 1994 mu kwezi kwa 7.